Ibya bibazo by'ibindi twese twaba biri ku muhanda. cyane. Eh? Eh, Ujya wicuza ko warahuye nawe? ntabwo byabura. Oya ariko ntabwo wakwicuza ubona warabyayemo umwana wawe mwiza. Ejo n'ejo bundi ntabwo uzi icyo umwana azavamo. Nta kundi nyine ibyaje ni ukubyakira. Iyo wahuyemo n'imihangayiko ariko abantu mucuruza gutya hari igihe muhura n'imihangayiko mugahura n'abayobozi bakavuga ati mugomba gucuruza mu makoperative meze bite ntagiye urahura na saga n'umunsi n'umwe ngo babe babimena. Iyo twagiye mu muhanda ariko kubera ko mu muhanda iyo ducuruje turayabona nk'ibyo bibiri tukabyungukaho, ariko mu isoko mbimarana gatatu. Ni kwa kundi rero ugatanga n'imisoro ko wagiye gucuruza mu isoko cyane. ikibanza cyawe kiba gihagaze gute? Senkani 50,000. Ubuse warabibonye? ntabikura heza ko n'igishoro cyawe bitarumva nta kibuze igishoro cyawe bitarumva kibuze cyane. mu nzu se wo mu rugo biba bimeze bite? Nyir'inzu ubona ko natwe i Kigali ibintu biri danje, aravuga ati ukwezi kwarangiye nyir'ibyo ndashaka amafaranga, nta nzu z'ibihumbi 10 zikibaho umenya 15 gutyo veni bimeze bite? Urabibadirikanya bikagenda bigahura neza n'iminsi? Hoya nyine kwishyura kubera ko nta puresha nawe wabibona ukuntu tuba tumeze. Niyo wenda ku itariki bamwishyuragaho niyo warenzaho iminsi 10 ntarebe nta kibazo kiwe. Kuri kamba wanyu umunsi twatangiye content yo guhuza n'abantu mu muhanda tukabaza ibibazo ukuntu ibyo bibazo bahuriramo nabyo akazi bakora ka buri munsi imeze bite. Umunsi twahuye n'umumama tugiye kumuganiriza twumva ibibazo ahura nawe bya buri munsi. Ahetse umwana iwana arashyiraho nimero yiwe ya telefone, yaba ari 100, yaba ari 500, yaba ari 1000 turabizi iwana. Uko mugenda mufasha abandi niyo mama mwamufasha. Resco imeze bite? Imeze bite mama waje? Ni sawa Imeze neza nari cyane. turi kuvugana nande? Nakasine Sandrine. Kasina Sandrine. Ndabona uvuye gucuruza cyane. Biragenda se n'umwana? Ni gake gake. Iyo wacuruje voka nyinshi cyane cyangwa se waranguye ibindi bintu nkaye amafaranga menshi cyane ukorera ku munsi ukavuga ati amafaranga cyakoze umunsi byagenze neza? Inote y'ibihumbi 2. Inote y'ibihumbi 2 ku munsi? Yego. Ufite umwana? Byagenze neza. Iyo byagenze neza. Ufite umwana umwe gusa? Ni babiri. Ni babiri. Papa w'umwana ariko nawe bari kugenda kunganira? Ntaho hari yaragiye. Ibya bibazo by'ibindi twese twaba biri ku muhanda cyane. Ujya wicuza ko warahuye nawe? Ntabwo byabura. Oya ariko ntabwo wakwicuza ubona warabyayemo umwana wawe mwiza. Ejo n'ejo bundi ntabwo uzi icyo umwana azavamo. Nta kundi nyine ibyaje ni ukubyakira. Iyo wahuyemo n'imihangayiko ariko abantu mucuruza gutya hari igihe muhura n'imihangayiko mugahura n'abayobozi bakavuga ati mugomba gucuruza mu makoperative meze bite ntagiye urahura na saga n'umunsi n'umwe ngo babe babimena. Iyo twagiye mu muhanda ariko kubera ko mu muhanda iyo ducuruje turayabona nk'ibyo bibiri tukabyungukaho, ariko mu isoko mbimarana gatatu. Ni kwa kundi rero ugatanga n'imisoro ko wagiye gucuruza mu isoko cyane. ikibanza cyawe kiba gihagaze gute? Senkani 50,000. Ubuse warabibonye? ntabikura heza ko n'igishoro cyawe bitarumva nta kibuze igishoro cyawe bitarumva kibuze cyane. mu nzu se wo mu rugo biba bimeze bite? Nyir'inzu ubona ko natwe i Kigali ibintu biri danje, aravuga ati ukwezi kwarangiye nyir'ibyo ndashaka amafaranga, nta nzu z'ibihumbi 10 zikibaho umenya 15 gutyo veni bimeze bite? Urabibadirikanya bikagenda bigahura neza n'iminsi? Hoya nyine kwishyura kubera ko nta puresha nawe wabibona ukuntu tuba tumeze. Niyo wenda ku itariki bamwishyuragaho niyo warenzaho iminsi 10 ntarebe nta kibazo kiwe. Nawe aba ari kubibona ukuntu iminsi bimeze. Ni ryari igihe wigeze kujya mu muhanda ukumva uwo munsi ntabwo wakugira gukumbura? Yego. Arya ni ryari nyine uwo munsi uvuga ati uyu munsi ntabwo nzigera ngukumbura nagiye mu muhanda ibintu bimbana ibisoro? nko ku wa mbere. Ku wa mbere byagenze bite? Ku wa mbere naracuruje mbura amafaranga. Natanye inote y'igihumbi yonyine. Ibintu byose ko n'undi wari ukifite byose byari bigihari kubera ko ducururiza mu isoko kandi muri icyo gihumbi ni ugukuraho na turuwase zo gusora ugasanga byose ari ikibazo. Ugasanga ari byose ari ikibazo. Akanya ubona yenda nk'ikihe kintu bawukorera kizima nyine kugira ngo yenda nawe ubwo buzima bwe bwasohokamo? Kereka bamuha igishoro nk'ibihumbi senkani. Ibihumbi senkani wenda nanjye nkaba najya mu isoko. Ukaba wajya mu isoko ugagura n'utundi tuntu twinshi cyane ukaba ari bwo washyiramo ukareka gukora ibi ngibi gusa. Mu rugo ni nangaza? Iwacu ni Rulindo. Rulindo ariko ntabwo ari kure. Ubu se ubu ngubu urabonetse ishinjana nayo narya n'umwana. None se kuva hano ujya Rulindo nangahe? Inote y'ibihumbi 3. Inote y'ibihumbi kugenda no kugaruka ariko? Oya kugenda. Uvuye hano. Nese urangurira he? Rangurira i Gahanga. Nese wagiye Nyabugogo ka Nyabugogo ariko bavuga ko ibintu biba byoroshye cyane. Itike se nayikora he? Naba ndi mfite inote y'ibihumbi 3 nkajya kuyategesha mu rugo mba byakunda. Ariko ni imbuto ubona arizo zihuta cyane se cyangwa ubona no kuba warangura imboga cyangwa na karoti aribyo byakwihuta cyane?
imbuto kubera ko buri wese aba azishaka wisangamo. Mbonye igishoro cy'imbuto nabwo najyamo nareba. Iyo umuntu avuze ijambo ubukene wumva wowe wasobanura gute ubukene? Ubukene se kaba ari karande? Oya, ntabwo ari karande. Gute nyine umuntu yavuze ubukene? Ni nk'izihe mbogamizi zizamo umuntu yavuze ijambo ry'ubukene? Ni nk'irihe rintu rizamo ukabona hari ahantu utuma utagera cyangwa gutya gutya, bimeze bite? Ni kwa kutagira amafaranga kubera ko n'uwisanga uri na wenyine nawe wabwira ikintu ngakunganire. Iyo umuntu avuze umuntu wumva iki? Iyo umuntu akubajije ngo umuntu ni iki? Umuntu ni umuntu wa wundi uba ufite ikibazo ukaba wamubwira ikibazo cyawe akakigukemurira. Igishite wigeze guhemukira? Bikomeye cyane. Umugabo w'umugore? Bose. Bose. Sure? Cyane. Byagenze bite nimba atari ibanga rinini cyane? None se nimba wizeranye n'umuntu akaguta mu bukode bebe bimeze bite bimeze bite? azibona n'igiceri cy'atanu asize. Waba se urazi? Ntawe nzi. Ntago mazi. Mwabwo undi muntu muri Kigali mukishimana gusa? Bisa nkabyo. Mwari mumaranye imyaka ingahe? 2. 2 yonyine? Umwana mukuru ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 4. Imyaka 4? Amaze kugenda ashize igihe kingana gute? Ari kugenda. Amaze kugenda umugabo? Nk'ukwezi. Ukwezi? Akwezi ni kugufi ejo zabundi azaba yagarutse. Sawa nyine. Ubu ni ikihe kintu wakora kugira ngo utazongera kwizera umugabo? Ni ukumenya ibyanjye. Ni ukumenya ibyanjye. Ubu ngubu ntabwo upfa kugira hano n'ongera kwizera umugabo mwe mwabana cyangwa uzaza ubanza umenye aho aturuka ibiki n'ibiki byose? Kereka mbimenye wenda akambwira aderese yiwe. Nabyo wenda nare. Ni irihe kosa wabonye ryo gushaka umuntu mutizeranye cyangwa se utaramenya iwawe? Irihe kosa? Nyine ni irihe ubonamo cyangwa ni irihe nyine ni irihe kosa wabonyemo gushaka umuntu mutaziranye mubonye mu muhanda utazi iwabo utazi ubaka akanya noneho ugiye kuba washaka noneho wagendera kuki? Namanza akanyereka imiryango yiwe. Uba wumva wibonamo washaka undi mugabo cyangwa wese uvuga ati njye nzarera abana banjye ibindi wapi? Njye mubonye namushaka ariko akamanza akanyereka aderese yiwe. Akakwereka aderese yiwe? Ubaka akanya uwakugira minisitiri akanya wahita ukora iki? Ni cyo kintu kimwe wakora? Bawugira minisitiri? Akanya ni cyo kintu wahita ukora? Nanjye nahita mfasha nafasha abagenzi banjye twaba twarakaratanye. Aka kanya bavuze ngo mu mategeko y'u Rwanda hari uyu munsi bakuyeho ibyaha, ni iki cyawe wahita ukora? Ibihe byaha? Yenda kuvuga ati nko mu Rwanda kunywa ibiyobyabwenge ntabwo byemewe, yenda gukubita gukomeretsa ntabwo ibyo bintu